Abahanga n'abashakashatsi muri siyansi bagaragaza ko isi ituwe n'amamiliyari y'amoko y'ibinyabuzima, mu gihe habariwemo mikorobe yonyine afata hejuru ya tiriyoni, ndetse ibinyabuzima bishobora kurebeshwa ijisho bikaba ari 8.7 tubariyemo n'ubwoko bw'abantu. Ibi byose bigaragarira amaso y'abantu, bimwe usanga ari binini cyane ku buryo ushobora kwibaza aho byaturutse bikagucanga. Gusa ibyinshi byagiye bituruka ku kantu gatoya cyane katarebeshwa ijisho. Ese waba warigeze gutera urubuto rutoya rw'igishyimbo cyangwa se soya, cyangwa ugatera urubuto rwa avoka? Niba warigeze gutera urubuto rwa avoka mu myaka 5 ishize, ubu igiti cyaturutsemo ni igiti cy'inganzamarumbo giteye aho waruteye. Ese wibaza yuko gukura kw'icyo giti cyangwa kubaho kw'icyo giti wowe wigeze ubigiramo uruhare? Yego, birashoboka ko wabigizemo uruhare, ushyiraho ifumbire ukakivomerera, gusa ntabwo ari wowe wagikujije. Ese waba uheruka kubyara umwana mu gihe gishize, hakaba hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3? Ese uribuka uko wamubyaye angana? Ubu ngubu arangana ate? Ibi byose ni igitangaza ubwacyo. Abahanga muri siyansi bakoze ubushakashatsi berekana yuko hagiye habaho evolution, maze ibinyabuzima bimwe bikajya bihindukamo ibindi, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko n'umuntu bwe yavuye ku zindi nyamaswa, aho hagiye habaho kwihindaguranya, maze hakageraho inguge ariyo yabayeho maze igatanga umuntu. Gusa nanone ukurikije aya mahame cyangwa se ubushakashatsi bwabo, hari byinshi ushobora kwibaza, ndetse nabo hari byinshi bagiye bibaza. Ese ako kanyabuzima kabayeho mbere ko katurutse hehe? Ni ibintu bicanga imbaga nyamwinshi y'abatuye isi kugeza na n'ubu, ku buryo bibacanga, maze abahakanaga ko Imana itariho bagahindukira bavuga ko iriho. Nubwo batabihamya neza, bavuga ko ishobora kuba iriho, kuko batiyumvisha neza aho akantu gatoya cyane katarebeshwa ijisho katurutse. Ni kubw'iyo mpamvu uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro cyerekana uko ubuzima bubaho, cyangwa se uko ubuzima butangira kubaho. Tega amatwi iki kiganiro kuva gitangiye kugera gishoje. Njyewe ugiye kukikugezaho nitwa Munyaneza Stéphane. Nk'uko twabivugaga, amamiliyari n'amamiliyari y'abatuye isi bazinduka mu gitondo cya kare bafite Bibiliya zabo, berekeza mu masinagogi cyangwa mu nsengero, abandi bakajya mu misozi, abandi bakajya mu mashyamba, abandi bakajya mu butayu, bose bagiye kuramya Imana. Abantu bagira iminsi bajya gusenga, aho bamwe bajya gusenga ku isabato, ku cyumweru, ku wa gatanu, ndetse n'indi minsi yo mu mibyizi, baramya Uwiteka Imana kubw'uburinzi yabakoreye, kubw'igikuriro yabahaye, kubw'imyaka bagejeje. Ndetse buri mwaka bamwe baserebura birthday, bakagira ibirori bitandukanye bitewe no kwishimira uko umuryango wibarutse. Uyu munsi tugiye kureba uko bitangira. Tugiye kwiga isomo ryitwa embryology, cyangwa ukubaho, ibitangira kugira ngo umuntu abeho. Bigenda bite? Embryology ni igice cya biology cyangwa igice cy'inyabuzima kiga ukubaho kw'ibintu. Ese ibintu bibaho gute, uko bikura, ndetse n'uko n'ibikenerwa kugira ngo bibeho. Iki gikorwa cya embryology gitangirwa n'igikorwa cyitwa fertilization, cyangwa ukubangurira cyangwa se kubangurirwa, byose birajyana. Iyo tugeze ku muntu nk'ikinyabuzima fatizo cyangwa ikinyabuzima tugiye gukoresha uyu munsi, ni urundi rwego. Fertilization ni igikorwa cyangwa se kibaho habayeho kubonana k'umugore n'umugabo, maze hakabaho gutanga kw'intangangabo ndetse n'intangangore bigahura bigakora icyiswe zygote, aricyo kibasha kugenda kikavamo ibi byose tubona, umuntu w'ijia tubona. Iki cyiciro cyo kubaho cyangwa embryology kibaho mu byumweru 8 bya mbere. Ushobora kwibaza ati se bigenda gute? Ndagira ngo urasobanukirwa muri iki kiganiro byinshi bitandukanye. Embryology cyangwa se ukubaho kw'ikinyabuzima, ukubaho k'umuntu, ibi byose bitangira habaho kubanza kubaho kw'intangangabo ndetse n'intangangore. Hari abana bato bajya bakora ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina, ariko aribyo bakunda kwita iby'abana, kubera ko intangangabo ndetse n'intangangore zabo ziba zitari zatangira kubaho. Ntago iki gikorwa cyo kuba cya fertilization cyangwa se cyo gusama kibaho. Niyo mpamvu mbere y'uko tujya mu gikorwa nyirizina cya fertilization cyangwa kororoka, tugiye kubanza kubereka buryo ki intangangabo ibaho ndetse n'uburyo intangangore ibaho. Bityo turabereka uburyo ki bihura, hanyuma bigakora zygote cyangwa
ryagi ryabanguriye cyangwa intangangore yabanguriwe nk'uko twabibabwiraga. Igikorwa cyo kubaho kw'intangangabo tucyita spermatogenesis, hanyuma kubaho kw'intangangore tukabyita oogenesis. Ibi byose spermatogenesis cyangwa se oogenesis bitangira umuhungu cyangwa umukobwa bageze mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se icyo twita puberty. Intangangore ndetse n'intangangabo zigenda zikora mitotic division cyangwa ukwigabanya kw'amaserire, amaseri agakomeza kugenda yiyongera, hanyuma uko agenda yiyongera imwe muri zo niyo yigabanya ikoresheje meiosis. Aha ni ku ruhande rw'intangangabo tugiye kubanza kubereka. Ese ibi ngibi bibaho kubera iyihe mpamvu? Iyo umusore ndetse umuhungu cyangwa umukobwa bageze mu gihe cy'uburumbuke cyangwa puberty twababwiraga, hari imisemburo itangira kwiyongera cyane mu mubiri cyangwa mu maraso. Ku ruhande rw'umusore umusemburo witwa luteinizing hormone ndetse na follicle stimulating hormone utangira gutembera mu maraso werekeza mu mabya cyangwa aho twita testes. Umusemburo wa luteinizing hormone ukora kuri serire twita Leydig, hanyuma ugatuma izi serire zihinduramo ibinyamavuta byitwa steroide mo testosterone ndetse na androgene. Iyi ni imisemburo ituma ku ruhande rw'umuhungu atangira kugira karagiteri z'abagabo: ijwi, ubwanwa, kuzana insya, imbaraga ndetse n'ibindi byose bitandukanya bimwereka ko ari umugabo. Ibi byose bigira uruhare mu gustimulating amaseritoriseri ariyo afasha mu gukora intangangabo. Hari ibintu byinshi bikenerwa kugira ngo iki gikorwa cyo gukorwa kw'intangangabo kigende neza. Nk'uko twabibonye, izi seritoriseriz iyo iriya luteinizing hormone imaze kujyamo, iyi seritoriseri ifasha intangangabo ndetse ikanazigaburira mu cyo bita germ cells, ndetse ikabasha no gutuma intangangabo zibasha kujya muri lumen ya seminiferous tubule. Indi misemburo ibariwemo follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, harimo na inhibin ndetse na activin. Iyi ni imisemburo yose ibigiramo uruhare. Hari izindi facteurs za environment nko ku bushyuhe, aho bavuga ko ubushyuhe bugomba kuba buri munsi ya 2% kugira ngo iki gikorwa cyo kubaho kugenda kw'intangangabo kibeho. Mu gihe ubushyuhe buba bwiyongereye, iki gikorwa cyo gukorwa kw'intangangabo kirahagarara. Ari nabyo bibaho ku bantu badafite amabya cyangwa bafite amabya afite ikibazo, ibyo twita cryptorchidism ndetse na undescended testes. Ayo maserire agenda yigabanya mu gihe buri serire idevelopa cyangwa se itanga amasperm agera kuri 512. Kugira ngo intangangabo ibe yamaze gukorwa biyitwara hagati y'iminsi 64 ndetse na 74. Hari ibintu byinshi abantu benshi bahita bibaza, ese ko iba yamaze gukorwa ikurira hehe, inyura hehe kugira ngo igihe cy'imibonano mpuzabitsina izabashe kugera aho igera? Nubwo tumaze kubona uburyo ikorwa, intangangabo iyo zimaze gukorwa zijya muri inactive state, aho ziba zidakora, ahitwa muri epididymis, zikabikwaho kugeza zikuze. Icyumweru gikurikiye zitangira kugenda zimanuka ziva muri epididymis, hanyuma zigatangira kugenda. Icyo gihe nibwo zishobora kuba zasohoka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bugaragaza ko amasperm cyangwa intangangabo zirenga 300,000 zose mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina zibasha gusohoka zikinjira mu gitsina cy'umugore. Ese izi sperm ziva hehe? Nk'uko tubonye ari amaserire yose. Zikorwa zite? Zikorwa mu buhe buryo? Ndagira ngo mukurikire neza mudacikwa. Ahangaha ngira ngo murahabona igishushanyo kibigaragaza neza. Tuba dufite muri iki gikorwa cyo gukora kw'intangangabo tugira icyo twita spermatogonium. Iyi ni serire. Iyi serire irakura ikavamo icyo twita primary spermatocyte. Hanyuma iyi primary spermatocyte ikigabanyamo kabiri mu byo twita meiotic division. Hanyuma igatanga second spermatocyte ndetse na second meiotic division ariyo yabigizemo uruhare. Muri second meiotic division, iyi secondary spermatocyte yigabanyamo icyo twita spermatids. Kubera ko ziba ari ebyiri, spermatids zo zihita ziba enye. Hanyuma izi spermatids nazo zigatanga sperm, buri yose ikagenda itanga sperm. Sperm imiterere yayo iba ifite umutwe, igice cyo hagati ndetse n'umurizo, nk'uko muri kubibona ku gishushanyo. Dore nguko rero uko intangangabo ibaho. Ni mu gihe
intangangore nayo ibaho muri ubu buryo tugiye kubereka. Intangangore kugira ngo ibeho nayo ibanza kwigabanya na mitosis. Haba hari icyo twita oogonia, hanyuma igatanga primary oocyte. Iyi primary oocyte nayo yigabanyamo by first meiotic division, hanyuma igatanga secondary oocyte ndetse n'icyo twita polar body. Polar ubwabyo ni ikintu kivuze ikintu kidafite cyangwa se kidakora. Ubwo bivuze ko imwe yonyine niyo ibuze kubasha kujya muri activity yo kwigabanya. Izi polar body zo zizigabanya muri second oocyte, secondary meiotic division, hanyuma zitange two polar body, hanyuma na selile yindi nayo itange ovum ndetse na polar body imwe, bityo tugire polar body eshatu. Bivuze ngo intangangore n'ubundi izatanga intanga imwe ari izajya guhura n'intangangabo. Niyo mpamvu akenshi mu gihe cya puberty ku ruhande rw'umugore aba afite intangangore zifite umubare uzwi, bityo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa buri gihe uko ajya mu mihango buri gihe ikagenda rigenda, kuko aba afite umubare ntarengwa. Aho yageze muri puberty ziba zirenga miliyoni, ariko uko igihe cy'uburumbuke gitangira zitangira kugenda zipfa agasigarana 400. Niyo mpamvu iyo igihe kirenze ari kinini cyane ku gitsina gore atarakora imibonano mpuzabitsina buri gihe rigenda buri kwezi, birangira abaye ingumba. Gusa nanone ku bantu bakora imibonano bakiri batoya bibagiraho ingaruka zo gucura bitinze, kubera ko umubiri wabo ubika amagi mu gihe batwite, kuko mu gihe utwite igikorwa cy'imihango ntago kibaho, bityo ntagira riba ryarabaye forume, kuko ryabaye forume riba ryarabashije guhura n'intangangabo bigakora zygote. Nk'uko twabibabwiraga, miliyoni 120 z'intangangabo zikorwa buri munsi, hanyuma kontite nkeya yazo ikabikwa mu gace kitwa epididymis. Izi ni izitabasha kugenda, hanyuma inyinshi muri zo zikabikwa mu gace kitwa vas deferens ndetse na ampira y'aka gace. Intangangabo ni akantu gatoya cyane, inshuro 2,000 munsi y'intangangore. Impamvu intangangabo iba ntoya cyane nuko intangangore ibasha kugaburira ndetse no gufasha urusoro mu gihe rurimo rukura. Ni mu gihe intangangabo yonyine itanga DNA, ariko kamaro kayo intangangabo ibasha kugenda mu gihe cyo gusohora, nibwo ibasha kugenda bya nyabyo. Ikaba ifite ubushobozi bwo kubangurira intangangore mu gihe imaze mu gitsina cy'umugore isaha imwe kugera ku masaha 10. Gusa harimo n'izishobora kugera ku minsi 2 n'itatu. Twibanze cyane ku ntangangabo, reka tujye no ku ntangangore. Intangangore nayo ibaho iturutse ko twita primitive germ cells, nk'uko byanditswe n'umugabo bita Arush na Inu K mu mwaka wa 2010. Hari faze enye za oogenesis cyangwa zo kubaho kw'intangangore. Hari iyo twita fetal oogenesis. Intangangore itangira kwiforoma mu byumweru 10 bya mbere ugisama, hanyuma miliyoni 7 zikiforoma hagati y'icyumweru cya 20 n'icyumweru cya 28. Aha ni ku mwana ukiri mu nda. Bivuze ko iyo umaze kuvuka nta zindi ntangangore ziba zigikorwa, kuko ziba zarakozwe ukiri mu nda. Mu gihe cy'uburumbuke miliyoni 3 nibyo twita primordial follicles zibasha kubaho. Hanyuma buri minsi 28 mu gihe cy'ubukuru intangangore ibasha kugenda buri munsi 28. Bivuze ngo intangangore 400 buri gihe igihe ugiye kujya mu mihango zirahagendera. Kaho tekereza kuri za miliyoni 7 twavugaga. Reka tudatinze tujye kuri cya gikorwa cyitwa fertilization cyangwa fertilization. Turabibabwira mu kindi kiganiro turaza kubagezaho. Ni nyuma y'uko tumaze kubagezaho iki kiganiro, uramutse ugize ikibazo cyangwa se inyunganizi kuri iki kiganiro watubwira. Gusa ikiganiro twabagezagaho twagira ngo tubereke uko intangangabo zibaho, uko intangangore zibaho. Ikiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaza tubabwira ese intangangabo n'intangangore ko zamaze kubaho zihura zite, zikora iki, umwana akura gute. Turacyari muri cya gihe cyacu cya embryology cy'ibyumweru 8. Ndagira ngo muzabikurikirane mubimenye neza, kuko ni kimwe mu biganiro byerekana uko kubyara bigenda. Gusa ntabwo nasoza ntababwiye aho bibera. Nko ku ruhande rw'umugore hari agace kitwa ovary.
cyangwa umurerantanga niho intanga z'umugore zikurira, cyangwa ryagi ryitwa ovum nk'uko twabiberetse mu kiganiro cya mbere. Mu gihe urimo wumva bino biganiro ntuzajye wibagirwa gukora subscribe, usharinge ndetse unatange comment, urayikinge, cyangwa se niba bitagushimishije nabwo udislikinge. Urabyemerewe gusangiza abandi inshuti n'abavandimwe ubutumwa ukuye muri ibi biganiro. Gusa nanone ko ubushakashatsi bugenda buhindagurika, twavuga ko wabifata nka reference gusa, byakuyobora kwiga ndetse no gushakashaka byinshi kurushaho. Njye wakugezaho ikiganiro nitwa Munyaneza Stéphane, ndabakunda cyane basaba kugira ngo mukore subscribe kuri uru rubuga rwa YouTube ndetse mudutere inkunga kugira ngo urubuga rubashe gukura, abantu bakomeze kugenda biyongera, maze tunabategurira ibiganiro byiza bizabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Murakoze cyane.